Mwaramutseho neza mwese muduteze yombi muherere mu bice bitandukanye, ndabasuje mbifurije kugubwa neza, mbahaye ikaze kuri tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi 2026. Turi mu gitondo cyo kuwa kane, aho tugiye kureba rero amakuru agezweho. Munyemere mbaganirize, aho rwose tugiye kureba aya makuru mu buryo bw'ibiganiro cyangwa se bw'ikiganiro, kubera yuko ibi bintu byansabye ko mbivuga nitonze. Ibi bintu kandi nanone byasabye ko ngomba kubifatira umwanya, byansabye ko ngomba kuba mu by'ukuri nakwicara tukabironosora cyangwa se tukimatatira tudondosha, turebe uko byifashe. Ni imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano irimo amayobera akomeye cyane, imirwano irimo systeme zihambaye, imirwano irimo tekinike zihambaye, imirwano iri kurwanirwa mu bice biri strategique, imirwano kandi iri gukoreshwamo intwaro n'ingufu zikomeye cyane mu buryo bw'ubuhanga. Igira hino tubane iyi minota tugiye kuba rwose twakunguranaho kuri aya makuru, dusangira ayo mfite ndetse n'ayo mufite, ariko amenshi n'ayo mfite birumvikana, amenshi n'ayo mfite kuko ni njyewe usa nkaho nza kwiharira ijambo. Ariko namwe mbibutsa ko muri komenti zirafunguye, hari ibitekerezo, hari inyunganizi ndetse no ku makuru ushobora gusangiza bagenzi bawe, uraza kunyarukira muri groupe yacu ya WhatsApp. Biraza rero kugusaba ko mu by'ukuri nyarukira muri groupe yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere. Abashaka kuba mu by'ukuri badusangiza amakuru, ndaza gushyiramo piningi link muri groupe yacu ya WhatsApp, kiremo indi link, hanyuma uraza kunyura muri iyo groupe yacu ya WhatsApp, uza kubona link ubona munsi ya muri comment, hanyuma ujye muri iyo groupe, urabonamo indi link, uyikandeho, hanyuma uze kudusangiza amakuru. Biroroshye cyane. Reka nkubwire ko ubu ngubu tugiye kunyarukira ku makuru akomeye cyane. Itsinda rinini ry'abanyamurenge ryamaze kwiyomora ku mutwe wa M23, ndetse ni itsinda rigari. Abanyamurenge bisanzwe bizi ko bamwe muri bo ahubwo ushatse bavuga ko ari bose. Benshi mu banyamurenge bari baragiye, ntabwo ari bose ahubwo ni benshi mu banyamurenge bari baramaze kwemera ko bakorana n'umutwe wa M23, ariko byasaga nkaho mu by'ukuri n'ubundi bivugwa ko ari hafi ya bose, usibye bagaragara mu gisirikare cya leta ya Kongo, nabo ugasanga ari kubaho gushidikanya. Ariko kuri inshuro hari irindi tsinda rinini rigari, itsinda rwose rinini riyobowe n'uwo bita Charles Neze. Uyu nguyu rero akaba mu by'ukuri ari perezida w'iri tsinda, aho mu by'ukuri bagiye kuba bakomeza mu mikoranire yabo rero n'ubutegetsi bw'u Burundi n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse bamaze kugaragaza ko badashyigikiye 23, ahubwo bamaze kwerekana ko bari ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari ku ruhande rwo gushyigikira Burundi kuba buri mu ntambara yo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa 23, ndetse bagaragaza ko badashyigikiye bene wabo bamaze kuganzwa cyangwa se kuyobywa ibitekerezo n'umutwe wa 23. Bavuga ko iyi gahunda irimo n'ubutegetsi bw'u Rwanda, nk'uko byanavuzwe n'uyu nguyu wabashije guhagararira itsinda rini, aganira na Perezida Evariste Ndayishimiye, ni Charles Neze. Avuga ko nyine atumva neza impamvu kugeza uyu munsi ibihugu nk'u Rwanda bivuga ko birwanira abanyamurenge, icyo yise gutabara abanyamurenge. Ibyo tugiye kuba twabigarukaho, turebe iri tsinda rinini ryamaze kwiyomora kuri M23, ingaruka bigiye kugira. Biraza kugira izihe ngaruka ku ruhande rw'u Rwanda narwo rwashinjijwe n'uyu mutwe w'abanyamurenge wamaze kujya ku ruhande rwa Coalition ya Kinshasa? Izihe ngaruka biza kugira, turaza kuba tubigarukaho. Ni iki se bivuze ubundi ku butegetsi bwa Kinshasa cyangwa se kuri Coalition ya Kinshasa? Nimvuga Coalition ya Kinshasa, uraza kumvamo FDNB, uraza kumvamo Wazalendo, uraza kumvamo FARDC nyine muri rusange. Ibyo biraza nanone kutwerekeza n'ubundi no ku mirongo y'imbere ku rugamba, turebe uko byifashe guhera mu masaha make yatambutse, byifashe bite. Hanyuma se ku munsi w'ejo hashizeho tariki 18 z'ukwezi kwa gatatu byari bimeze bite? Mu bice bimwe na bimwe hakomeje kugenda humvikanamo imirwano, turaza kugenda tubigarukaho. Urasabwa gukomeza kubana natwe, urasabwa kuba hafi, ukaza kwibvira rero ibyo aya makuru kuri mikoro. Reka nkubwire ko ndi Bosco ugiye kubagezaho aya makuru, cyangwa se ugiye kubagezaho amakuru n'ibiganiro, cyangwa se ikiganiro tugiye kubana hano kuri mikoro za Region Info.
ndetse abantu mutarakanda subscribe murushe kugenda mubikora, ndetse nshimira cyane abantu bagiye gukanda subscribe kuri Barore TV, rwose ni by'ingenzi kandi by'agaciro. Turakomeza kugenda tubikora dusangira amakuru tureba uko byifasha. Hanyuma rero reka twinjire mu makuru rero ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abarwanyi ba M23 barasuye mu misozi yo muri Kivu y'Amajyepfo, aho bita ni imisozi mbere na mbere icyo ugomba ko wamenya ni imisozi iri strategique, ni imisozi iri strategique mw'abantu mwe. Hariya muri Kivu y'Amajyepfo hari ikintu bita imisozi ikomeye cyane, noneho abasore ba Wazalendo bagiye bahashyira ikintu bita defense karundura karabutaka. Ikintu bita defense zikomeye cyane bagiye bazishyira hariya hejuru mu misozi. Bamaze kuzishyira mu misozi, ntabwo bazishyize mu misozi gusa kugira ngo umve Wazalendo ukuntu noneho kuri uyu munsi barimo kurwana urugamba, bagiye bazizengurutsa iyo misozi. Ntabwo bari bati turashyira ku gice kimwe, bacukuye indake. Bamaze gucukura indake bashinga intwaro zikomeye cyane, noneho ugasanga barimo kuzenguruka umusozi wose, inguni zose, imbere, inyuma, hirya, hino. Ugasanga impande zose uko ari enye z'umusozi abasore ba Wazalendo barimo kuza. Noneho akagira n'abandi bagenda bakajya ku dusengero hejuru bakareba uko mu by'ukuri ku misozi hejuru imeze. Ni ukuvuga ngo mu mashusho naje kwakira, noneho hari n'abandi bari kugenda bagasa nk'aho bajya munsi, ku buryo urajya kurasa hejuru ku musozi, mu gihe imisozi iriho plateau, abo hasi bakakurasa, warasa abo hasi, abo hejuru bakakurasa. Hanyuma ikindi kintu kiriho, aba basore bagiye bacukura indake ndetse bihisha no mu mabuye, ku buryo ubu ngubu ibice bari kurwaniramo rwose byaje kugora cyane M23, ngo byatumye umubare mwinshi cyane w'abarwanyi ba M23 basiga ubuzima, ndetse rwose nubwo imibare itatangajwe kubera ko ibice byabayemo imirwano mw'abantu mwe guhera mu masaha y'ejo ni ibice byinshi cyane. Ubu tuvuga rero amakuru atugezeho mu gitondo aravuga ko aho bita Ruheshe ndetse n'aho bita Iziba, iyi misozi mu by'ukuri M23 ntabwo navuga ko yigeze ihagera, ntabwo yigeze ihagera, ahubwo bashakaga kuhagera. Mu gushaka kuhagera rero nta kindi kintu cyaje kubaho, urumva bagombaga kugaba ibitero. M23 yagabye ibitero muri ibi bice, mu kumara kugaba ibitero nk'uko amakuru ari kutugeraho cyangwa se amwe mu makuru turi kwakira agenda bitangaza. M23 ntabwo ku munsi w'ejo yahiriwe n'ibyo bitero yagombaga kwegukana intsinzi kugira ngo biheshe amajwi ndetse n'amahirwe kugira ngo biheshe amahirwe yo kwerekeza hano mu mujyi wa Uvira. Ntabwo byabashije kubakundira, ahubwo amakuru avuga ko nyuma y'uko M23 bivuga ko rwose ngo yaje kubona ko iyi misozi yombi uko ari ibiri, imwe mu misozi yagombaga kubafasha kuba bagera hariya muri Uvira bayibuze, ngo baje kurasa ibisasu bigira mu mujyi wa Uvira. Ari nayo mpamvu ku munsi w'ejo bivugwa ko ngo hari ibisasu byatuwe mu mujyi wa Uvira. Bamwe bakeka ko izi nyeshyamba wenda zaba zamaze kuhagera, ariko ntabwo uyu mutwe wa M23 wabashije kugera muri Uvira, ahubwo ni ibisasu warasiye hanze y'umujyi wa Uvira, hanyuma bigwa muri Uvira. Ni bya bisasu nyine urumva ko ni ibintu n'ubundi byo kurenga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu, cyangwa se ni ibintu bigiranyije n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ndetse bishobora no gukurira akaga gakomeye cyane abarwanyi ba M23. Bamwe muri twirwaneho bagiye banavuga ko, cyangwa se banemeza ko, cyangwa se bagaragaza yuko batumva uburyo ki bashobora kwisanga muri iyi mirwano, kubera yuko barabona ko hari ibikorwa M23 iri gukora bishobora kubakururira akaga, nk'uko kurasa mu mujyi wa Uvira kandi barabujijwe kwinjiramo bishobora kubakururira akaga. Nyamara bamwe mu bagize mitwe y'abanyamurenge bakavuga bati twebwe uyu munsi ntabwo ari icyo twari dufiteho intego, icyo twari dufiteho intego ni ukurengera ibice byacu bya Minembwe. Abaturage bacu bari barimo bahohoterwa n'imitwe ya Mayimayi, niba baremeye kwisubiraho bakemera guhagarika ibyo bikorwa, why not twebwe tutahagarika urugamba? Ari nayo mpamvu rero mwumva ibice bya Ruheshe ahaza Iziba M23 yagezemo yonyine, aho itsinda bamwe mu banyamurenge nk'uko natangiye mbikubwira batangiye no kuva ku ruhande rw'izi nyeshyamba bavuga bati twebwe ntabwo tuza gukomeza kurwana ku ruhande rw'umutwe wa M23.
aho bita Kasambura ndetse n'aho bita Runingo ho byifashe bite? Amakuru ari guturukayo ni ayahe? Amakuru aturuka rero nuko aka gace ku munsi w'ejo aho bita Runingo M23 yavugaga ko yahafashe, ibi nabyo ni ibinyoma, ni propaganda, ni manipulation, ni igihuha, icyo bita rumors. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo reka mitena naterekamo rwose video muri groupe yacu ya WhatsApp, muraza kubibona abasore ba Wazalendo barimo bagenda muri icyo giturage, harimo abambaye igisivile, harimo abambaye igisirikare, ndetse ni mu muhanda wahanga muri Runingo Runingo, bavuga bati rwose byose ntabwo ari byo. Ndetse ayo makuru ntabwo bizaje kugarukira aho ngaho, kuko umugabo bita Lieutenant Ligan Mbuyi Kalonji yaje kwegera itangazamakuru nawe anyomoza iby'aya makuru, avuga ko ari ibihuha cyangwa se ari propaganda na manipulation, kuko buriya ibintu nk'ibi ngibi bishobora gutuma bamwe mu barwanyi babadekaraje cyangwa se batakaza intege, ariko ibyo nyine bibaho iyo bizewe. Niyo mpamvu izi manipulation n'izi propaganda usanga zigenda zihimbwa mu by'ukuri. Ku munsi w'ejo rero andi makuru atugeraho aravuga yuko ibice birimo Sange byumvikanagamo amasasu menshi, ndetse amakuru atugera akavuga ko bari mu 23 bari baje kuhagaba ibitero kugira ngo bariko bakwigarura iki gice. Nyuma rero yuko bimenyekanye ko harimo Wazalendo nyinshi, ndetse harimo na abasirikare ba leta ya Congo FARDC, ariko by'umwihariko Wazalendo ya 23 rero isa nkaho yagenze gake muri uru rugamba. Mu bigaragara isa nkaho yagenze gake kubera ko ibi bice mu by'ukuri byaje kurangira. Ubu tuvugana biracyari mu maboko, ibyo bice byose bumva tuvuze haraguru biracyari mu maboko y'uruhande rwa Wazalendo ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Igisigaye rero nukuza kumenya none se uyu munsi biraza kugenda bite, ariko ngira ngo muri kumva strategique, muri kumva ibice biri strategique, muri kumva uburyo urugamba ruri rugenda rwose hano muri Kivu y'Amajyepfo, ukumva ko ari ibintu byamaze gushyirwa ku rundi rwego cyangwa se ku yindi level, nuko imirwano imeze. 23 ejo nta byinshi bigeze batangaza, abari muri Lawrence Kanyuka nta byinshi bigeze batangaza bavuge rero ku by'imirwano yabaye, ariko nyamara amakuru atugeraho yandi aravuga ko hari ibice mu by'ukuri byagiye byibasirwa n'ibitero bya drone, ibice byarimo M23 nyine, nk'uko amakuru agenda atugeraho. Gusa andi makuru akavuga ko M23 yaje kubira abasore benshi cyane kuri imisozi ibiri iri strategique, aho bita Ruheshe ndetse n'aho bita Iziba. Aha ngo abantu bitwa M23 batakarije abarwanyi ugereranyije n'ahandi, ndetse ikintu cyatunguranye nuko ahangaha habaye imirwano mu by'ukuri mu masaha asa nkaho ari ikigoroba, ndetse ni imirwano yabaye ariko itatangiye cyangwa se itari hamaze undi munsi, ariko usanga ngo niho hahise hagira iki hagendera abarwanyi benshi cyane. Amakuru atugeraho aravuga ko impamvu abarwanyi benshi bo mu mutwe wa 23 baje kuganga muri aka gace ni ukubera ko na gace kari strategique, aba barasaga bari hejuru abandi mu nguni, ndetse kandi none ibitero bya za drones by'igisirikare cya leta ya Congo byabashije kubona amakuru aturuka ku Wazalendo bababwira ama axe na pretable position bagomba kurasamo muri axe. Hanyuma rero mu kumara kumenya neza aho bagomba kurasa, kubera ko bari barimo kugaba ibitero, drone zaraje zigutabira nyine zirasa. Murabizi ko izi drone zirarasa zigatera zikubika, usanga na bamwe mu barashwe mu by'ukuri, usibye kuvuga ngo harashwe hariya ko barasa bigoye. Ndetse ikindi kintu kiri gutuma bamwe mu imibare, tuvuge imibare y'abarwanyi bari kurasirwa ku rugamba itarimo kumenyekana, nk'ubu ngubu urumva niba barashe mu bice byari ahari hagabwe ibitero cyangwa se hari hagabwe ibitero akaba ariho harashwe, ndetse ugasanga ibyo bice birashwemo hari bamwe mu barwanyi ba 23 bakirimo, ntabwo basubiye inyuma birumvikana, ariko bagabanyijwe. Biraza kugorana ndetse no kuba biranagoranye no kuba nanone FARDC nk'ibice biri kuberamo imirwano gutya ikomeye, cyangwa se Wazalendo abo bahita bamanuka ngo bajye kureba nyine aho ngaho uko bimeze.
hagomba kubanza kuba gupuraninga uburyo bwo kwinjira muri akisi zari zirimo umwanzi, kuko kuri ubu ngubu imirwano iri kuba ni imirwano ifite imbaraga, ni imirwano ifite ingufu, ni imirwano kandi iri mu mitego ukomeye cyane, birimo za landmine. Bamwe baragenda bava mu bice ugasanga babisizemo landmine, ugasanga ushaka kujyamo uzingugiye kureba nyine ibitero bya drones icyo bikoze, ugasanga ukandagiye mine, kandi mine ni ibisasu bikomeye cyane. Ikindi ushaka gusanga uzi ko umwanzi yasubiye inyuma kandi akiri hafi aho ngaho, akaba nyine nawe none yakugira nabi. Ibyo rimo biragenda bituma kugeza umunsi ari kubaho urugamba rwo gutinyana, urugamba rw'imibare, urugamba rwo kubarana, ariko nanone rukaba intambara ikomeye cyane. Mu by'ukuri nk'uko murimo kugenda mubyumva cyangwa se turimo kugenda tubibagezaho, M23 ikomeje guhura n'ingaruka zikomeye cyane kuri urugamba ndetse n'ibihombo, nyuma y'uko uyu mutwe wa 23 waje kuhura n'uruva gusenya, ndabyita uruva gusenya Rubaya, ugatakaza umwe mu barwanyi bawo Wiringoma, ndetse n'ubwo kugeza uyu munsi hibazwa byinshi kuri, bavuga bati ese ko tutabona umurambo wese kuki atashyinguwe, ibyo bimeze bite? Hanyuma hakakurikiraho n'ibindi bitero byabaye mu mujyi wa Goma, ngira ngo ibi nabyo mwarabibonye. Rubaya hose mwabonye ko M23 yajujubijwe n'ibitero bya za drone, igatakaza abarwanyi benshi cyane. Kugeza uyu munsi uyu mutwe ukaba ubona ko ibiganiro wasabye bitatanze umusaruro, babona ko mu by'ukuri nubwo basabye ibiganiro birimo birabagura cyane, ahubwo bari kwisanga ibihugu bigiye bitandukanye n'imiryango igiye itandukanye yaramaze kubatererana. Ubu ngubu ikiriho cyangwa se icyo ugomba kuba wamenya cyatunguranye nta kindi nuko n'abari barimo bakorana na M23 cyangwa se n'uyu mutwe wa M23 kugeza uyu munsi cyangwa se kugeza magingo aya ngaya, nabo rwose batangiye kugira iki, batangiye kugenda bavamo, batangiye kugenda bitandukanya nabo. Natangiye rero nkubwira mu by'ukuri itsinda rinini ry'abanyamurenge bafashe iya mbere berekeza mu Burundi, bakirwa rwose neza cyane hariya mu ntare Rusaci. Abangaba bakiriwe mu biro bya perezida cyangwa se mu biro by'umukuru w'igihugu hariya mu gihugu cy'u Burundi. Barimo abaturutse muri diaspora, harimo abaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ubwo ngira ngo urabyumva iyo tuvuze diaspora ni abaturutse mu bihugu nyine byo hanze, harimo n'abajano bahagarariye abaturutse muri diaspora. Amakuru rero atugeraho aragaragaza yuko abangaba babashije kuza bishyira hamwe cyangwa se bihuriza hamwe, hanyuma bafata umwanzuro w'uko bagomba gutangira guhagarika bimwe mu bikorwa bigiye bitandukanye bikorwa byitirirwa amazina yabo. Ibi ariko byaje kuba ngombwa ko mu by'ukuri usanga n'ubundi bise bigaruka kuri cya kibazo cy'akarere cyangwa se bihinduka cya kibazo gikomeye cyane kigaruka n'ubundi mu karere kose. U Rwanda rwahise rugarukamo Burundi. Abangaba bakigera i Burundi barakiriwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, baganira byinshi, ariko mu byaganiriwe hari ibyo u Rwanda rutishimiye, ibyatumye rero kugeza kuri ubu ngubu u Rwanda rwongera guhaguruka rugaragaza neza yuko cyangwa se rwerekana ishusho yo kutishimira ibyakozwe n'abanyamurenge. Ariko bo bakavuga bati twebwe abenshi muri bo muratwitira ko muri kuturwanirira, ati muri gutabara abanyamurenge, atariko ninde wabibatumye, ati cyangwa se ni kubwizihe mpamvu. U Rwanda narwo rukavuga ruti ibyo ngibyo burimo kuvuga cyangwa se abangaba barimo kuvuga ibi ngibi, bakasa nkaho bagaruka ku Rwanda cyangwa se bitsa ku Rwanda, ati ni ikibazo gikomeye cyane, ati kuko si ubwa mbere hakoreshwa itsinda rimwe rirwanya irindi tsinda ry'abantu. Umva uko BBC yabivuzeho, ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ko Perezida w'u Burundi yakiriye itsinda ry'abanyamurenge, ariko ngo mu kuryakira ari uburyo butari bushya bwo gukoresha abantu kurwanya ubwoko bwabo. Ibi ni byahise bivugwa nande na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Ati rero iryo tsinda rikuriwe na Charles Nteze, ni ryo tsinda nyine uyu nguyu Olivier Nduhungirehe yavuze. Iri tsinda rero ryagiye mu Burundi, hanyuma rimaze kugera mu Burundi rishinja leta y'u Rwanda gukoresha icyo bise gutabara abanyamurenge nk'impamvu y'intambara
avuga ko u Rwanda rwagiyemo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akagaragaza ko iyo atari impamvu yakabaye ituma u Rwanda rwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ibingibi biraza gusiga u Rwanda ku kibazo gikomeye cyane, mu gihe abangaba batangiye nabo kugaragaza ko biraza kongera igitutu ku Rwanda ku gushinjwa kwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi biraza kugabanya mu by'ukuri impamvu yaba ayo 23 ndetse n'u Rwanda bavugaga ko bari kurwanya abaturage b'abanyamurenge ndetse n'abanyekongo by'umwihariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko mu bwoko bw'abatutsi bavuga ko bakomeje kurenganwa, mu gihe hari bamwe muri bene wabo batangiye kuvuga bati iyi ntambara ni baringa. Abangaba rero bahagarariwe na Charles Neze bageze i Burundi bagaragaza ko ngo iyi ntambara iri kurwanirwa hano mu burasirazuba bwa Kongo yaba ari baringa, ndetse hakwiye kubaho guhaguruka ukuri kwa nyako kukamenyekana mu byihishe inyuma y'intambara. Uwo nguwo niwo bita Charles Neze rero wabashije kugera mu gihugu cy'u Burundi na bagenzi be, cyangwa se anahagariye n'abandi bagenzi be, agaruka kuri byinshi cyangwa se avuga kuri byinshi ku bikomeje kugenda biba, ku bikomeje kugenda bigarukwaho umunsi ku wundi. Ni ikibazo rero cyakomeje kugenda kivugwa, ni bimwe mu bintu byagiye bivugwa cyane mu makuru yagiye ajya hanze umunsi ku wundi, ngira ngo ni kimwe mu bintu tugenda tugarukaho cyangwa se tugenda tuvugaho uko bwije n'uko bukeye, ni ibintu tugarukaho cyangwa se ntabwo ni ikibazo n'ubundi. Iyo ugiye kuvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abanyamurenge ntabwo wareka kugenda utabavuzeho, kuko uyu munsi bari bamaze iminsi bari mu mirwano na M23 mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, Mikenye ndetse Mikenye, Minembwe Centre, ibyo bice byose za Puezero, aho hose bari bamaze iminsi bari mu mirwano bafatanya na M23 ndetse bahaye ikaze uyu mutwe uhashyira ibirindiro hamwe banawufashe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi rero bisobanuye iki? Bisobanuye ko M23 igiye kubura imbaraga mu buryo bwa diplomasi, igiye kubura imbaraga mu buryo bw'imirwano, ndetse bishobora no kwikurura akaga gakomeye cyane, harimo no kubura impamvu nyamukuru bazagaragazaga ko barimo barwanira. Mu gihe itsinda nk'iri ngiri ritangiye, harimo amatsinda atangiye kugaragaza ko adashyigikiye umutwe. Birongera rero ahubwo amanota Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko impamvu iki gihugu gikomeza kigenda kivuga gitaka ari impamvu zaba zumvikana, ndetse ahubwo zikwiye no guhagurukirwa cyangwa se igihe kigeze kugira ngo izo mpamvu nyine zibashe kumvwa, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibashe kuba yakumvwa na buri umwe, bayitega amatwi, cyangwa se hagire mu by'ukuri ikindi cyakorwa dukurikije ibiri kugenda bivugwa. Mu makuru yandi rero hari amakuru yakomeje kugenda amenyekana n'u Rwanda n'Ubwongereza, cyangwa se n'ubwami bw'Ubwongereza. U Rwanda rero menya ko rwagejeje mu rukiko nkemurampaka ubutegetsi bw'Ubwongereza, aho u Rwanda ruri kwishyuza miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda nk'uko bigaragara muri iyi nyandiko. Abahagarariye leta y'u Rwanda na leta y'Ubwongereza batangiye kuburana mu rukiko nkemurampaka hagati y'ibi bihugu byombi uko ari bibiri, Irahe mu Buholandi, aho ubutegetsi bwa Kigali busaba kwishyurwa miliyoni 100 z'amapawundi angana na miliyari hafi 200 z'amafaranga y'u Rwanda, aho bavuga ko leta y'Ubwongereza cyangwa se Londres mu by'ukuri igomba kwishyura aya mafaranga biturutse ku masezerano impande zombi zasinye mu 2022, aho u Rwanda ruvuga ko leta y'Ubwongereza itigeze ikurikiza ibyari biri muri iyi nyandiko cyangwa se muri aya masezerano, ahubwo ko yaje kwica aya masezerano kandi igahagarika aya masezerano itabiteguje. Ni ukuvuga ngo icyo bita termination of contract ntabwo yigeze igenda nk'uko yari yarasinwe. Bakavuga ko rero uku kurangiza aya masezerano kwabaye hagati y'ibihugu byombi byatumye u Rwanda rugira igihombo gikomeye cyane ku bw'uwo mushinga wari uri hagati ya Londres ndetse na Kigali, akaba ari nayo mpamvu Ubwongereza bugomba kwishyura amafaranga, u Rwanda nyine rukishyurwa mu by'ukuri ayo mafaranga. U Rwanda rwareze Ubwongereza ko nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer mu by'ukuri
yavuze ko aya masezerano yo kohereza mu Rwanda bimukira mu by'ukuri ngo yapfuye kandi yashyinguwe, bityo rero akaba mu by'ukuri byarahise bihinduka impamvu ikomeye cyane yatumye u Rwanda rugaragaza ko harimo ibitaragenze neza. Ayo masezerano yarimo kwishyura u Rwanda agera kuri miliyoni 700 z'amapawundi mu kwitegura no gutuza abo bimukira. Ubwongereza bwishyuye hafi miliyoni 300 z'amapawundi, kandi mu byakozwe harimo kubaka inyubako za apartoma i Gahanga mu nkengero z'umujyi wa Kigali zagombaga kwakira abazava mu Bwongereza. Uyu munsi irahe mu gihe cy'amasaha uru rukiko rwumvise uruhande rw'u Rwanda rwari rurimo ruravugirwa na Lord Vladimir Kekese urimo kuburanira u Rwanda, Emmanuel Ugirashebuja uri mu bahagarariye u Rwanda akaba na Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda yabwiye Parliament Court of Arbitration uko u Rwanda rwari rwaramaze kwitegura no kwishyura ibyo rwasabwaga nyine n'Ubwongereza kugira ngo urwo rubashe kwakira abo bimukira. U Rwanda rukavuga ko ngo rwaje rwamaze kubikora. Ugirashebuja yagize ati Ubwongereza ntibwigeze bwubaha u Rwanda ngo rumenyeshe mbere, ahubwo u Rwanda rwisanze rusoma mu binyamakuru iby'ayo makuru y'ihagarikwa ry'amasezerano. Leta y'Ubwongereza irasaba uru rukiko nkemurampaka gutesha agaciro ikirego cy'u Rwanda, aho Leta y'Ubwongereza ivuga ko ibihugu byombi byumvikanye mu Gushyingo mu kwezi kwa 11 na 2024 ko u Rwanda ruheba kwishyurwa kwari gusigaye ibyo u Rwanda ruhakana. Ibyo u Rwanda nyine rukaba rubihakana. Ugirashebuja yavuze ko Ubwongereza bushaka kwivana mu nshingano butegekwa n'amategeko. U Rwanda n'Ubwongereza nk'uko urukiko rwabyumvise ngo mu kwakira 2025 byagiye mu biganiro byo kubaka Kigali. Amafaranga irondera yagombaga kwishyura Ubwongereza bukagira ibyo bwemerera u Rwanda, harimo gufungura visa ku badiplomate. Ibi rero byose ngo bizagiye bihagarara, aho mu kumvwa uyu munsi Ugirashebuja yagize ati Ubwongereza bushobora kuba bwifuza ko u Rwanda ruheba amafaranga menshi. Impande zombi zaba koko zarabiganiriyeho, ariko u Rwanda rwahisemo kutemera ubusabe bw'Ubwongereza. Rwabikoze mu buryo busobanutse, rwanga kwemera ururimi rwo kumvikana rwo mu nyandiko y'ibanze ibisaba y'Ubwongereza. Ibiganiro kuri iyo ngingo hagati y'ibihugu byombi ndetse n'umuhate w'ubuhuza byahagaze mu Gushyingo mu kwezi kwa 11 gushize ku mwaka ushize nk'uko urwo rukiko rwabyumvise. Biteganyijwe ko kuwa kane abahagarariye Ubwongereza nabo bazumva n'urukiko nkemurampaka hagati y'ibihugu. Umwanzuro warwo ushobora kuzafata amezi nk'uko umunyamakuru wa BBC uri irahe abivuga. Igitangazamakuru dukesha mu by'ukuri iyi nkuru kibigaragaza. Byavuzwe rero tariki 27 ko u Rwanda rwareze nyine Ubwongereza biruka kuvugwa, aho mu 2022 u Rwanda n'Ubwongereza basinye amasezerano yo kohereza i Kigali abimukira. Ubwongereza budashaka ariko yaje guhagarikwa na leta nshya y'icyo gihugu atarajya mu bikorwa. Ubwongereza rero bwari bwavuze ko butifuza abimukira, ndetse ngo byabateraga mu by'ukuri guspendinga amafaranga menshi cyangwa se gutanga amafaranga menshi cyane. Gusinyana rero n'u Rwanda bumvaga ko ngo ari kimwe mu bintu bishobora kubafasha kugabanya ibyo Ubwongereza bwatangaga kuri ababimukira. Icyo gihe leta y'u Rwanda mu by'ukuri yarasinye ndetse n'Ubwongereza burasinya. Hanyuma rero ubu ngubu amakuru agenda tugera avuga ko leta y'u Rwanda yareze leta y'Ubwongereza mu rukiko mpuzamahanga nkemurampaka rwo mu Buholandi bijyanye n'amasezerano kubimukira ibihugu byombi byagiye bigirana mu 2022. Umwaka ushize leta y'Ubwongereza ikuriwe n'ishyaka ry'abaleba yahagaritse ayo masezerano kandi itangaza ko nta kundi kwishyura kugendanye n'iriya gahunda kuzakorwa, kandi u Rwanda rwahebye ukundi kwishyurwa, rugomba guheba ukundi kwishyurwa kose. Nta byinshi byatangajwe ku miterere y'ikirego cy'u Rwanda, ariko inyandiko y'urwo rukiko rukorera irahe mu Buholandi ivuga ko leta y'u Rwanda yatangije icyo kirego ku itariki 24 Ugushyingo
no kuvuga mu kwezi kwa 11 2025, aho baregamo leta y'Ubwongereza. Umuvugizi wa minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yabwiye abanyamakuru ko leta izirengera ishimitse uruhande mu nyungu z'umusoreshwa, aho yongera ko amasezerano bari bagiranye n'u Rwanda yo kurwoherereza abimukira yari icyago kandi yangije miliyoni 700 z'amapawundi, yohereza ababyifuje bane gusa bataribwaga n'ayo masezerano. Muri izo miliyoni 700 harimo miliyoni 290 zirenga miliyari 570 zishyuwe u Rwanda nk'uko bigaragara. Ubwongereza rero nabwo bukaba butumva neza iby'icyo kirego, naho u Rwanda narwo rukavuga ko rutumva neza ibyo guhagarika amasezerano mu gihe ruvuga ko hari ibyo rwashyizemo. Ngayo nguko, reka mbashimire, turaza gukomeza uyu munsi wose tureba n'andi makuru agiye atandukanye. Kuri mikoro na Bosco in Region Info, kandi subscribe cyangwa se sabone, ubundi turushaho gukomeza kugenda tubana. Murakoze cyane.